ufite umuvuduko w'amaraso ariko uhora wibaza se kuki amaraso yawe ahora afite umuvuduko uri hejuru cyane, none ukibaza uti warya nk'izihe mbuto kugira ngo ukire cyangwa se ubuse nkaho ugabanutse. Muri ibi biganiro muri iki kiganiro ngiye kuganiriza ku mbuto 10 ushobora gukoresha zagufasha kugabanya umuvuduko wawe ku muntu ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane, ibyo bita hypertension, blood pressure. Niba ufite umuvuduko w'amaraso yihuta cyane, ngiye kuganiriza kuri izo mbuto 10 uzimenye ube wanazishaka uzikoresha buri munsi, zagufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Urubuto rwa mbere rero n'umuneke. Umuneke ni urubuto rudahenda kandi rwiza, inkingi ya mwamba mu buzima bwa buri munsi, yaba mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukagenda nyine uburyo buri regular busanzwe, cyangwa no gufasha kugira ngo umutima wawe utere neza. Umuneke ni urubuto rwiza, ntabwo kuvuga ngo ni nka go to fruit umuntu ufite umuvuduko w'amaraso, kandi ushobora kurukoresha waba utwite ku bakobwa cyangwa se n'abagore, waba udatwite cyangwa uri n'umugabo n'umugore, kurukoresha urwo rubuto rutuma umuvuduko wawe w'amaraso uba normal cyangwa se ugabanuka ku bafite umuvuduko w'amaraso yihuta. Urubuto rwa kabiri ni pome. Ya pome ni urubuto rwiza, nanone ni urubuto ruhenda ukurikije nk'umuneke. Pome irahenda rero, pome irimo fiber zifasha kugabanya cholesterol cyangwa se cholesterol ni nk'amavuta cyangwa se ibinure ya mu mubiri. Iyo ufite iyo cholesterol egare ko n'umutima utera nabi n'amaraso akihuta cyane. Rero pome harimo izo fiber zifasha kurwanya cholesterol, zifasha kugabanya cholesterol mu mubiri. Urumva na pome narwo ni urubuto rwiza, narwo ni urubuto rwagufasha kugabanya umuvuduko. Urundi rubuto ni avoka. Avoka nayo ni urubuto ruboneka ahantu henshi kandi rudahenda cyane. Avoka kubera ifasha kuringaniza blood pressure. Niba ufite umuvuduko wihuta cyane, avoka igufasha kuwuringaniza abantu nk'usanzwe, nyine ukaba waba regular ukagira ibipimo bisanzwe. Rero urwo narwo ni urubuto rudahenda kandi ruboneka ahantu henshi, by'umwihariko nko mu cyaro n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Avoka ni urubuto wabona byoroshye. Urundi rubuto ni imyembe. Imyembe irimo vitamins zifasha amaraso. Nanone imyembe narwo ni urubuto ruboneka cyane, ni urubuto rudahenda cyane, ni urubuto rwagufasha, ni urubuto wabona ariko uko byagenda kose uko umwembe uri na pome biratandukanye. Umwembe nawo ni urubuto rwagufasha. Ikindi amacunga cyangwa se amaronji arimo vitamin C igabanya blood pressure. Vitamin C igabanya umuvuduko w'amaraso wihuta cyane, amaraso yihuta cyane. Rero n'amacunga nayo ni urubuto rwiza wakoresha mu gihe ushaka kuringaniza umuvuduko w'amaraso wawe cyangwa kugira ngo umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Urubuto rundi ni watermelon. Narwo ni urubuto rurimo urubuto rufasha imiyoboro y'amaraso gukora neza, kandi urubuto rudahenda cyane. Urubuto ushatse wabona, ntabwo ruhenda cyane ku buryo utarubona. Niba wajya urufata rimwe mu cyumweru birabaye, ariko nanone ubuzima burahenda kandi umuvuduko utera ibibazo byinshi bitandukanye. Iyo ufite umuvuduko w'amaraso mwinshi, ufite n'amahirwe menshi yo kurwara stroke cyangwa ufite ibyago byinshi byo kurwara stroke. Ikindi urundi rubuto wakifashisha ni strawberries cyangwa se inkeri, zibe izo mu kinani cyangwa zibe izo zino bahinga ngufiya nziza. Nazo zirimo to read this stuff, it's very hard. Strawberries cyangwa se inkeri zirimo antioxidants zirinda umutima. Inkeri nazo ako zirahenda, zo urubuto ruhenda, ariko nanone iyo bije kuri fact y'ubuzima nta kintu gihenda, by'umwihariko ikintu kiba kirakurinda. Urundi rubuto wakwifashisha ni ipapayi mu gihe urwara umuvuduko ukabije. Ipapayi nayo ntabwo ihenda cyane, wenda mu bice amapapayi ateramo rirahenda cyane, ariko ipapayi nayo ntabwo ihenda cyane. Rero ifasha muri digestion n'umutima. Kandi nkwibutse ko niba ufite mu mara hatari gukora neza, uburwayi izo constipation n'ibiki, ubuzima bwawe bw'umuvuduko w'amaraso n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe n'ubuzima bwawe bw'umutima ntabwo bugenda neza, kuko izo ni system z'umubiri zisa nkaho zigenda zihererekanya kandi zifashanya mu kugira ngo umererwe neza cyangwa se mu kugira ngo ube muzima. Rero iyo kimwe kitari gukora neza
ntabwo byakunda, ntabwo wamererwa neza. Ikindi urundi rubuto wakoresha ni inanasi, narwo wenda ku hantu bazihinga inanasi ntabwo zihenda cyane, keretse wenda abantu bo mu mijyi nibo bahendwa, ariko inanasi ntabwo zihenda cyane, nazo ni urubuto wabasha kubona. Ifasha kugabanya inflammation ni uburibwe bw'umubiri. Hari ukuntu waba wicaye ukumva umubiri urakuriye, amaguru arakuriye, amaboko arakuriye, utazi ibiri kubigutera. Rero icyo gihe iyo ufite uwo muvuduko ukarya iyo nanasi, kuko by'umwihariko wenda abantu bafite umuvuduko, hari igihe ugira inflammation wenda ari nk'imitsi iri kukurya kuko amaraso ari kwihuta cyane, imitsi iri gutera. Rero iyo ufata inanasi biragabanuka. Ni urubuto rwiza narwo cyane, rudahenda cyane. Urundi rubuto rero wakoresha ni imizabibu. Imizabibu ituma amaraso atembera neza, ariko imizabibu irahenda, cyangwa se ku bantu batayizi bayita grapes, irahenda cyane. Ariko nanone when it comes to life, nta kintu kiri expensive, nta kintu utakora kugira ngo ubashe kuafodinga ikintu cyatuma wirinda uburwayi cyangwa ibintu bikomeye bizakuza ku mubiri wawe hazaza. Rero gerageza kurya imbuto buri munsi, ariko wirinde umunyu mwinshi n'amavuta menshi niba ushaka kugabanya nyine blood pressure byihuse. Ibyo ni wirinze ibyo bintu byose byagufasha rwose. Rero ugerageze ubone ibyo bintu byose navuze haruguru, izo mbuto zose navuze zose ugerageze uzibone, kuko nyuma na nyuma uzasanga ingaruka nziza ari wowe zizaho. Kandi umuvuduko nawe uri mu ndwara ziri kwica abantu benshi ku isi, kandi ntabwo zifata abantu bakuze bonyine, zifata n'abana, urubyiruko, abana.